Itangiriro igice cya cyenda. Igice cya cyenda, ikimenyetso Imana yahaye Nowa cy'uko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Fura ni igiki? Ikimenyetso Imana yatanze ko itazongera kugira kuturimbuza umwuzure ni iki? Turebe hano. Itangiriro igice cya cyenda, umurongo wa 13. Abadafite Bibiliya mukurikire. Itangirire igice cya cyenda, umurongo wa 13. Haravuga ngo shize umuheto mu gicu. Uwiteka yabwiraga Nowa ati, shize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya. Nicyo kimenyetso cyerekana ko itazongera kuturimbuza umwuzure. Shize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Ni ku murongo wa 13. Komeza hasi hariho ubusobanuro bwinshi cyane busobanura ubw'icyo kimenyetso cy'umukororombya Uwiteka yatanze. Katurebe muri Holy Bible ukuntu byesitari. Byati n'icyongereza tuzacibwa. N'icyongereza tugomba gucibwa. Ubwo tugiye muri chapitire. Ubwo ni chapitire ya 9. Chapitire. Kuri chapitire ya 9, umurongo wa 13. I have set my bow in the cloud. Shize ikimenyetso cyanjye mu bicu. In the cloud. Kandi and I shall be signer of the covenant between me and the house. Ari uwo mukororombya. Kimenyetso. Mukororombya ni covenant. Covenant. The code is half covenant is mukororombya. I have set my bow in the cloud, and it shall be signa cyangwa sinyatire. Ikimenyetso sinyatire signa, ikimenyetso in the of the covenant, ikimenyetso cy'umukororombya between, hagati, me and the earth, njyewe n'isi. Shize ikimenyetso mu bicu, ari byo sezerano ry'umukororombya riri hagati yanjye n'isi. It is covenant, umukororombya. Biri mu Itangiriro igice cya 9, umurongo wa 13. Mukande subscribe. Ngiye kubata mu muzigo werekana iki uko Imana yagize ute yanyuranyije abantu. Twagiye.